twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Tubahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro twaka umuryango nyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bamaze igihe bakora ubukangurambaga bwo gushishikariza abanyarwanda kwita ku ndyo yuzuye, ariko by'umwihariko hitabwaho cyane abagore batwite, abonsa ndetse n'abana bari munsi y'imyaka 2 mu rwego rwo guharanira iterambere ry'umuryango. Abanyarwanda dukwiye kurushaho gusobanukirwa ibijyanye no gufata ifunguro ryuzuye kugira ngo tugire imiryango inezerewe itarwaragurika, kuko iyo urebye usanga indwara nyinshi zituruka ku mirire mibi. Ni ukuvuga ko imiryango myinshi igiye gutegura ifunguro ryabo batabanza kumenya koko niba iyo ndyo yuzuye, by'umwihariko ku bagore batwite, abonsa ndetse n'abana bari munsi y'imyaka 2. Imakire, turagushimiye ko watwakiriye mu gikoni cyawe cyiza kandi gifite isuku. Turifuza ngo twigishe gutegura indyo yuzuye. Ariko si iyo umuntu avuze indyo yuzuye abashatse kuvuga indyo imeze ite? Indyo yuzuye ni igaburo rigizwe n'amoko atandukanye y'ibiribwa akungahaye ku ntungamubiri zose umubiri ukeneye, haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza, kugira ngo umubiri wacu ubashe kubaho neza. Ni ukuvuga ngo izo ntungamubiri zifite akamaro ko kubaka umubiri, kuwurinda indwara no kuwutera imbaraga. Iyo tuvuze ibitera imbaraga dufata urugero nk'umuceri, twasangamo intungamubiri zitera imbaraga. Urugero nk'amavuta naho dushobora gusangamo ibitera imbaraga. Urugero ibirayi. Noneho hari n'ibiribwa byubaka umubiri, harimo ibinyamisogwe. Ibinyamisogwe urugero ibishyimbo, soya, ubunyobwa. Noneho n'ibyo twita ibikomoka ku nyamaswa, y'amafi, za ndagara, za nyama, amagi, amata, ibyo byubaka umubiri. Twangu ibintu tubonye byubaka umubiri, hari ibikomoka ku bihingwa ndetse n'ibikomoka ku nyamaswa. Hanyuma hari n'ibindi twavuga birinda umubiri indwara, n'imboga n'imbuto. Izo ntungamubiri tuzisanga cyane cyane mu mboga no mu mbuto. Duha urugero rw'ifunguro wategura ukavuga ngo ubu nateguye ifunguro ryuzuye. Dufashe urugero, dufate ufite ibijumba, ushobora guteka ibijumba, ugateka n'ibishyimbo, ugatekamo n'imboga, ugafata n'iki. N'imbuto zibonetse n'akarusho. Ku kinyobwa? Ku kinyobwa ushobora gufata amazi. Amazi yo turafite ntabwo ahenze. Hanyuma cyangwa se ushobora gufata umutobe w'imbuto, icyo ubasha kubona muri uwo munsi. Ese imbuto zose z'ubwoko butandukanye zigira umumaro umwe mu mubiri w'umuntu? Urakoze. Ubundi ikintu tugomba kumenya ni uko nta kiribwa gihwanyije mbese cyasimbura ikindi mu ntungamubiri. Buri kiribwa gifite umwihariko. Ni ukuvuga ngo niba uri imineke, hari intungamubiri uzabona mutazasanga wenda muri avoka cyangwa se mu myembe cyangwa se mu matunda n'izindi. Hariho umwihariko. Ni byiza rero kugenda usimburanya. Umwana mutoya w'imyaka nk'ibiri n'urugero cyangwa se no munsi yaho bakeneye gutekerwa ku buryo budasanzwe, cyane cyane biba byiza kubatekera inkono yabo. Iyo dufashe urugero, umuntu mukuru ashobora kurya ifiriti, ariko umwana wo munsi y'imyaka 2 ntabwo wajya kumugaburira amafiriti kubera yuko igifu cye ntikibasha kubigogora. Atekerwa ku buryo budasanzwe, ashobora gutekerwa uburyo bakabitegusa wenda bagasukamo amavuta makeya, ariko bitandukanye n'iby'umuntu mukuru, kugira ngo bitarushya igogora. Ndetse nuko biba biteye, umwana ushobora kumunombera ibiryo ukabinombanomba, ariko umuntu mukuru ashobora kubirya bitanombye n'urugero. Ubwo rutwite n'uwonsa
nabo bakeneye undi mwihariko. Ya mafunguro yabo asanzwe niba afata kabiri ku munsi, nibura byabaye byiza kongera irindi funguro kugira ngo umubiri udahungabana akavarwa indwara y'imirire mibi. Mu muco nyarwanda tumenyere ko akenshi abantu bafata amafunguro 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ese bibaye birenzeho cyane, umuntu akarya mu gitondo na saa sita ariko na saa yine akanyuzamo, nta kibazo byaba bitera kwigogorwa ryo mu mubiri? Urakoze. Mu busanzwe kurya izo nshuro navuga ngo biterwa n'abantu, ariko kandi umubiri uba ubikeneye. Dufate urugero nko ku bana batoya bo munsi y'imyaka 5, bariya abana bakeneye iryo funguro rya saa yine, turyo two kwica isari. Mu gitondo bakeneye icyo gikoma, saa sita bakeneye ibyo kurya, nijoro bakeneye kurya. Nanone kurya kwabo inshuro nyinshi ntacyo byica, ahubwo bibagira umumaro, babasha kubona intungamubiri mu buryo buhagije. Kuko abantu usanga kenshi bakunda kurya n'ibiryo bikeya, iyo bibaye inshuro nyinshi birabafasha mu mubiri wabo. Hanyuma nko ku bantu bakuru nabyo biterwa n'abantu. Dufate urugero nk'umuntu unanutse. Umuntu unanutse najya gufata ifunguro inshuro 2 ku munsi n'urugero, ntabwo yabasha kwiyongera ibiro. Hari igihe biba ngombwa tukamugira nk'inama yo kongera inshuro yafataga zikaba 4 aho kuba 2 kugira ngo ibiro bye byiyongere. Ariko bikaba itandukaniro ku bantu babyibushye. Ku bantu babyibushye bo biba ngombwa ko tubyitondera tukagabanya ayo mafunguro yabo kugira ngo tugabanye ibiro byabo, kuko bishobora kubatera n'ubundi burwayi. Iyo umuntu agiye gutangira guteka ni icyo abanzirizaho? Ubu tugiye guteka rero, icyo tugiye kubanza ni iki? Tugiye kubanza gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza. Niturangiza twoze ibikoresho tugiye gukoresha. Niturangiza twoze n'ibiribwa byacu, hanyuma tujye kubona kubitegura kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda nk'impiswi, kuruka n'ibindi. Tugiye guteka imboga rero, uzakoresha wa muceri wacu dutetse. Imboga turateka dodo. Ubundi icyo tubanza gukora ni ukuzironga. Twabirangije. Ubundi tugomba kwirinda gukata imboga tukamana kuronga nyuma, kuko ibyo bintu bituma dutakaza ingirakamaro nyinshi zari zifite umumaro wo kuturinda indwara. Kuko ngo tubanza kuronga tugakata inyuma. Ikindi nitujya kuziteka turirinda kuzitinza ku ziko ngo zimara umwanya munini ku ziko nkuko duteka ibindi biribwa, kubera ko dushobora gutakaza intungamubiri zacu zari kuturinda indwara. Tugiye gukata imboga zacu, iki gice gikomeye tukivanaho, ariko izindi nta kibazo, dushobora kuzikata neza tukazirya. Ndimo gukata igitunguru, hanyuma nindangiza kugikata neza nciye mu duce kugira ngo kibashe gukwirwa mu mboga zanjye. Ngiye kumutsa isafuriya kubera yuko ubundi amazi ahuye n'amavuta bitangira bigataruka bikaba byatwika n'umuntu arimo guteka. Ibiza rero nuko umutsa ugashyiramo amazi atakirimo. Shyiramo amavuta makeya. Ubundi mu busanzwe biterwa n'umubare w'abantu, ariko yari ifunguro ritari ry'abantu benshi nk'abantu 3 se cyangwa se 4, n'ikiko kimwe kirahagije, cya kiko turisha nk'isupu. Amavuta amaze gushyuha tugiye gushyiramo indagara zacu. Dushyiramo indagara tubanze tuzivange neza mu mavuta zumukemo neza, hanyuma dushyiramo pavuro. Pavuro nayo ifite akamaro ko guhumuza ibiryo no kubiryoshya neza, ndetse si ibyo gusa, ifite nayo intungamubiri zifasha kurinda indwara mu mubiri. Turangije tugiye gushyiramo imboga za dodo zacu twakase, tuzivangemo neza zize nk'izihinduka gatoya, hanyuma dushyiremo n'inyanya, tubivange byose, hanyuma dupfundikire isafuriya. Inyanya nazo ni ubwoko bw'imboga, noneho yo inahindura ibiryo bikagaragara neza, ariko nazo zifite akamaro zo kuturinda indwara, harimo intungamubiri ziturinda indwara. Ubunyobwa bwacu rero
ibyiza cyane ni uko tubanza kubukaranga, ntabwo tubishyira mu mavuta, ahubwo tubanza kumutsa isafuriya yacu, twamara kumutsa isafuriya yacu tugashyiramo bwa bunyobwa, tukagenda tuvanga kugira ngo budashirira. Icyiza cyo kubukaranga ni uko bworohera igogora, ariko abana birabafasha cyane, nta nubwo ari ngombwa gushyira amavuta mu biryo by'abana icyo gihe batetse n'ubunyobwa buba buhagije, ariko umunsi utatetse ubunyobwa ushobora gushyiramo amavuta nta kibazo. Immaculée, iyo umuntu ari ku meza, ese ni byiza gufata amazi mbere y'ifunguro cyangwa ni byiza kuyafata nyuma arangije gufungura? Murakoze. Ubundi amazi biba byiza kuyafata nibura mu minota 30 mbere y'amafunguro cyangwa se iminota 30 nyuma y'amafunguro, kubera yuko iyo unyweye amazi ukimara kurya cyangwa se ukamusomeza ntabwo ari byiza, bibangamira igogora. Ni ukuvuga ngo imisemburo ifasha mu igogora bituma idakora neza. Ku mbuto ho ni byiza gufata imbuto mbere utarafungura cyangwa ugomba kuzifata urangije gufungura? Ushobora kuzifata mbere cyangwa se na nyuma, ariko hari amasaha bigomba. Iyo uzifashe mbere bisaba kuzifata nibura hagati y'iminota 30 n'isaha mbere. Hanyuma washaka kuzirya nyuma y'amafunguro nibura utegereza amasaha 4. Kubera iki? Kubera yuko usanga ubundi haba ikibazo kigogora, ni ukuvuga ngo ibiryo tuba tumaze kurya ugahita urya imbuto, intungamubiri ziri mu biryo bya byubaka umubiri, bya birinda indwara, igogora ryabyo riratinda. Ibyubaka umubiri bishobora kumara amasaha 3, naho ibirinda indwara dusanga nko mu mboga bishobora kumara amasaha 2. Noneho iyo uhise urya za mbuto, ya sukari, isukari dusanga mu mbuto ntabwo ikora neza iyo isanze ibyo ngibyo bikiri mu nzira. Ni ukuvuga ngo ikibazo gipfira mu igogora. Ikibazo gikunze kugaragara ku bantu barya imbuto bakimara kurya muri uwo mwanya, nuko usanga hari igihe ushobora kumva urimo gutura imibi cyangwa se ukumva uratumbye ukuntu. Biba byatewe n'uko ya sukari dusanga mu mbuto yabuze gukora neza, kuko y'ubundi mu busanzwe ikora vuba vuba. Iyo rero isanze mu nzira ibyo ngibyo bituma bitagenda neza, ugasanga hari abantu bamwe bagize ikibazo cyo gutura. Abanyarwanda, ni ingenzi kandi ni ngombwa ko dufungura indyo yuzuye mu miryango yacu, ariko tuzirikane ko hagomba kubaho umwihariko ku bana bari munsi y'imyaka 2, abagore batwite ndetse n'abonsa, igihe dutegura ifunguro ryabo mu rugo bose, maze murebe ngo turagira umuryango unezerewe ufite ubuzima buzira umuze. Nk'uko mwabibonye nta kigoye kirimo, kuko byose turabyihingira hano iwacu mu Rwanda, ahubwo tumenye guhitamo icy'ingenzi kurusha ibindi igihe dutegura amafunguro yabo mu rugo bose. Mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Mugire umugoroba mwiza kandi Imana ibarinde, mukomeza kwita ku ndyo yuzuye mu miryango yacu. Bye. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, MIJEPO.